hari abantu bashobora kuba bahakana ko uburozi butabaho. Ubwo none ntangiye kumusomera, umudamu we yaratambutse, atambutse mbona agizemo kwikanga mitambwira madamu ati ngwino nawe itegure uze hano umusomere. Kumusomera rero byahise bivuga. نعم بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Hashimwe kandi hasingize Allah subhanahu wa ta'ala, tunasabira amahoro n'imigisha intumwa yacu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, we nabiwe n'abasangirangendo biwe n'abakurikiye iyo nzira tuzane dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushira muri abo ngo bakurikiye inzira, Allahumma amin. Avandimwe bakurikiye, nk'uko mwabigejejweho mu intangiriro ry'ibiganiro byacu tugiye kubagezaho ubuvuzi bw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, tuzifashisha turimbura tumenyamo cyangwa se dusobanukirwa uburyo twarimburira umurozi ndetse n'ijini ryigometse ribangamira umuntu. Akaba ari amahirwe rero natwe tuba tugomba gufatirana kugira ngo ubu bumenyi rusange kuri ibi bintu butugirire umumaro. Mu gitabo rero tuzifashisha cyanditswe na Sheikh Ramadan Dusabimana, ikigwa cya mbere yabanje yazana ibisobanuro by'uburozi. Byanze bikunze hari abantu bashobora kuba bahakana ko uburozi butabaho, ariko uburozi iyo tuvuze as-sihr mu rurimi rw'Icyarabu bisobanuye ikintu cyangwa se uburwayi bushobora kuba bwabaho cyangwa se ikintu kikabaho ariko ntihamenyekane cyangwa se butagaragaza impamvu yabwo. Naho iyo tugiye mu mategeko y'idini, umumenyi Al-Laythu yaravuze ati uburozi ni igikorwa cyose kiba mu rwego rwo kwiyegereza shitani ndetse no kugira ngo uwabikoze abone ubufasha buturutse kuri yo. Bisobanuye ko umumenyi Layth yavuze ko mu bikorwa kugira ngo umuntu amenye kuroga ntabwo ari ibintu yibwiriza, ahubwo hari ibintu akora kugira ngo ijini naryo ribone kumwigisha. Bisobanuye ko n'abantu mu bumenyi bari bafite ntabwo hari harimo ibyerekeranye no kuroga cyangwa se n'iby'uburozi, ahubwo nibyo bigishijwe tugendeye kuri ibi bisobanuro bya Imam Al-Laythi. Nanone hakabaho ikindi kintu umuntu atanga akora kugira ngo abone ubwo bufasha buturutse kuri iyo shitani. Nanone ubundi reka mpita mbivugira aha ngaha, tuzagenda twifashisha ijini, inyito y'ijini, ariko iyo tuvuze ijini ni izina rusange rw'amashitani yose kubera ko byose ni ibiremwa byaremwe mu muriro. Hanyuma shitani cyangwa se n'andi mazina tuzagenda tureba impamvu amazina yayo agenda atandukana. Nanone umumenyi Jassas yaravuze ati ni izina ry'ikintu cyabaye ariko impamvu yacyo ntigaragare. Ni izina ry'ikintu cyabaye ariko impamvu yacyo ntigaragare, ndetse no gutekereza ibintu bitari muri kamere yabyo mu buryo bw'amayobera. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bibaho umuntu ntamenye impamvu, cyangwa se na muganga, reka dufatire na muganga ntamenye impamvu y'ubwo burwayi cyangwa se y'ibyo bintu biri kuba ku muntu. Cyangwa se umuntu akajya atekereza, ari nabwo nyine hahita hazamo no mu bimenyetso, aho umuntu agera agatekereza cyane, umutwe ukamurya iki, agatekereza ko yakoze n'ibintu kandi atabikoze, agatekereza ko yakoze ikintu atagikoze, agatekereza ko yahuye n'ikintu n'aka atahuye nawe. Ni ukuvuga ngo ibintu byo kumucanganyikisha, ariko nanone bikaza mu buryo buri amayobera, atamenya ubundi ibi bintu biri kuvahe. Ubwo rero igihe ibyo ngibyo byabaye, menya ko mu buvuzi bw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama harimo kurimbura ndetse n'uburyo bwakwereka uburyo
kwigobotora ibyo bintu biba birimo kukubaho. Naho umumenyi Fakhrur Razi we yasobanuye ko ari buri cyari cyo cyose kiba impamvu yacyo ntigaragare. Niyo mpamvu tunavuga ngo ubu buvuzi bw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam buzaheraho muganga yananiriwe, kubera ko muganga arapima umutwe akabura impamvu, arapima mu nda hakurya akabura impamvu, amaso akabura impamvu, ibibazo birimo kugeraho ku mubiri haba imbere cyangwa se inyuma akabura impamvu, agapfa kukwihera imiti ati genda ukoreshe wenda bizamera neza. Ubwo rero iyo muganga yabuze impamvu, ni ukuvuga ngo ubu buvuzi turimo kuvuga buheraho muganga yananiriwe, ni ukuvuga ngo buheraho muganga yagarukiye, kubera ko muganga adahuje imbaraga na Allah subhanahu wa ta'ala, adahuje imbaraga n'ubuvuzi bw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niyo mpamvu rero Fakhrur Razi we yasobanuye ko ari ikintu cyari cyo cyose kiba, ariko impamvu yacyo ntigaragare. Ni byiza rero kuba twazakurikiranira hamwe igitabo Kurimbura umurozi n'ijini ryigometse mu bice byabyo umwanditsi yagiye agaragaza, ndetse n'uburyo tugomba kwigobotora ibi bintu biba bitubangamira. Umumenyi Ibn al-Abidina we yasobanuye ko ari ubumenyi bw'ikintu umuntu agira bugatuma akora ikintu kidasanzwe muri kamere yacyo, ariko impamvu yabyo ntigaragare. Ibi ngibi tujya tubibona ngo ku bantu b'abamaji baba bakora amaje, cyangwa se baba bakora ngo ibitangaza. Ibi ngibi aba bantu ni ukubitondera, kubera ko muri kamere y'umuntu ntabwo wavuga ngo ndagendera hejuru nta mababa ufite. Ntabwo ari uko Mwenyezi Mungu yigeze akurema. Allah yakuremye ko uri umuntu ugomba kugendera ku butaka, ndetse ibyo ngibyo wenda muri science no kubera impamvu utagwa, ibyo ngibyo birazwi. Ariko byaba bitangaje kuba nakubona urimo kugenda uguruka cyangwa se ugendera ku mazi nta kintu, waba uri ikisi. Ni ukuvuga ngo rero uburozi ni ibintu bituma umuntu akora ibintu bidasanzwe, ariko ukabura impamvu yabyo y'ibyo aba arimo gukora. Hakaza qala Ibn al-Abidin, no mu bisobanuro by'iki gitabo umumenyi yabashije kuba yagaragaza. Naho mu bumenyi nanone, ubumenyi bw'uburozi cyangwa se uburozi, umumenyi Ibn Qudama yasobanuye ko uburozi ari amapfundo, imitongero bavuga cyangwa se bandika cyangwa se bakora, maze bikagira ingaruka mbi ku mubiri w'uwarozwe babikoze, cyangwa ku bwenge bwe cyangwa ku mutungo we. Ibi ngibi biragaruka cyane cyane ari abantu baba bicaye bakumva nko mu gatuza harabariye, cyangwa se hari ikintu kije kigakubita mu gatuza, cyangwa se ukabona araryama amaguru ibirenge bigashyuha cyangwa se bigakonja, ukasanga hari ibintu bimubaho mu buryo budasanzwe kandi bikaza biri ku kigero cyo hejuru. Ni ukuvuga ngo rero iyi mitongero cyangwa se amapfundo aba bapfumu cyangwa se aba barozi baba bakora, ibi nibyo turimo kwita uburozi. Ni ukuvuga ngo rero ntaho wahera ubihakana cyangwa se uhakana ko uburozi buriho, kubera ko ibi byose turimo kuvuga biri kuba ku bantu batandukanye kandi mu madini atandukanye. Ni ukuvuga ngo rero iyi Qur'ani yamanutse ari rusange ku bantu batuye isi, yaba uri umuyisilamu cyangwa se utari umuyisilamu, ushobora kuyikoresha, Allah subhanahu wa ta'ala agashyiramo umugisha, bikagenda neza, ukabasha kwigobotora ibi bintu aba bantu baba bakora. Nanone ni mitongero cyangwa se amapfundo bashobora kuba bakora bikagira ingaruka mbi ku mutungo wawe, uretse no kuba twavuga ku mubiri no ku mibereho, ariko nanone bikaza no ku mutungo. Ugasanga umuntu, njyewe yari umuntu nayo ndimo ntanga isomo mu mujyi hano kuri Aljamia mu mujyi, umuyisilamu aravuga ati Sheikh, ngiye mbona
umushahara hafi wa 1,300,000 atariko iyo nkubonye nshobora guhita nkuraho nka 500 500 navuga ni nayo kugura wenda ka stock ko mu rugo. Ariko Sheikh ndagenda nagera hano nko mu cyaha hafi nkahita nkubitana n'umuntu tumaze nk'icyumweru tutabonana, nkahita muha ebana chukua soda bana, tumaze iminsi tutabonana, nahura n'umumama n'umukobwa n'umugabo ebana jyanira abana mu rugo akana nkaba ugasanga mu rugo nta n'ikintu ngejejeyo. Sheikh muri ayo mafaranga mpembwa ukwezi kugera hagati ndi gusaba ideni. Nukuvuga ngo rero ubwo niki kigusaba kugira ngo ibi bintu bakora ntibigire ingaruka mu mutungo wawe? Uretse n'ibyo ngibyo hari n'abandi bashobora kuba bakora akazi, ukabona akazi abakiriya ni benshi ariko ugasanga ahora muri mayinazi, ahora hari ibyo arimo kubura, abura akibaza ese ko mbona abakiriya ubundi amafaranga nkorera ajyahe? Nukuvuga ngo rero ibi ngibi nibyo twakwita inyatsi wenda mu byo abanyarwanda bakunze kuvuga. Ariko noneho ubu buvuzi ubundi buratwungura iki muri ibi ngibi tuba duhura nabyo? Hari n'undi nawe wari ugiye kuva muri Kenya turimo tuvugana afite inoti hafi 3,000 z'amadolari, ubwo mu ntoki agiye kubona yumva inoti imwe iragiye, nta kintu uzigera utunga, indi umukobwa yikubise hasi. Birababaje cyane. Gusa twibuke ko Allah subhanahu wa ta'ala duhaye inkuru nziza muri Quran ndetse no mu busabe bw'intumwa y'Imana byadufasha kuba kwikinga tukanarinda ibyacu ndetse n'imibiri yacu igihe aba bantu bakoze ibi bintu. Ibn Qudama rero we yasobanuye ko ari uko nguko, cyangwa se ibindi bintu bandika bakaba babiguha bikakugiraho ingaruka. Ibyo byose rero ni uburozi. Hakaba hari n'uburozi bwica, bashobora kuba bakoherereza bukakwica, ukagutera uburwayi mu byiciro bitandukanye by'uburwayi nyine, cyangwa se ubutera urwango hagati y'umugabo n'umugore. Ibi ngibi birahari, ni nabwo burozi ubutandukanye hagati y'umugabo n'umugore, ni nabwo burozi bwa mbere amajini yigishije abarozi. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Ati uburozi bwa mbere bize, cyangwa se ibintu bya mbere biza abarozi ku majini, ni uburozi butandukanye hagati y'umugabo n'umugore. Atariko ntawe byagiraho ingaruka ngo bibatandukanye bishyire urwango hagati yabo, uretse ku burenganzira bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone akangaka kakaturema umutima kanatubwira ko tugomba kugaruka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakaba n'ubutandukanye hagati y'umugabo n'umugore, ubutera urwango hagati y'ababyeyi n'umwana wabo, ubutandukanye umutungo na nyirawo. Tukaba tuzi ko umuntu atunze afite umutungo, ariko ibi bintu bikamurindagiza bikamujuragiza, ukabona umuntu aragiye asubiye hasi, mu buryo nawe atibazamo cyangwa se atiyumvisha ko byakabaye. Hakaba hari n'ubundi butuma ababiri bakundana. Ibi ngibi wenda igihe nikigera tuzareba inzaratsi za nyazo umugore agomba kuba yagira. Uretse ibi ngibi byo kujya mu bapfumu, hari icyo idini ryagushishikarijeho umugore, aho kugira ngo ujye mu bapfumu, hari icyo idini ryakubwiye ugomba kwitaho umugabo. Ahari hose akajya yumva yatinze kuba yaza kukureba, akumviriza impumuro yawe, akakureba byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo rero ibintu byo kujya mu bapfumu, ngo kujya mu masengesho, ibi ngibi tubireke, ahubwo turebe icyo idini ritubwira, riduhaho umurongo kugira ngo ubuzima bwacu butungane. Mu ncamake rero y'ibisobanuro by'uburozi,
nuko uburozi ari ubumenyi umuntu yiga cyangwa se akora, ariko akabifashwamo n'amajini cyangwa se amashitani, kubera ko yakoze ubuhakanyi, guhakana, gutanga ibitambo cyangwa se n'ibindi amashitani cyangwa se amarozi amusaba, cyane cyane wenda hazamo gutanga ibitambo mu matungo, mu bantu. Ibi ngibi birakomeye. Mva kwiga 2015 hari umugabo nagiye gusura afite umutwe amaranye hafi imyaka 3. Ubwo none nangiye kumusomera, umudamu we atambutse mbona agizemo kwikanga mitambwira madamu ati ngwino nawe yitegure uze hano umusomere. Kumusomera rero byahise bivuga ati ubundi uyu mugore niho twari dufitemo gahunda yo kwica, hanyuma uyu mugabo tukamugira umusazi, ubundi abana nabo tukazajya tubatwara gahoro gahoro. Nukuvuga ngo rero muri aya marozi harimo ibintu uburozi bwica n'iki, ariko nanone nk'aba ngaba bari bagiye kubikora nta kindi bari babikoreye uretse kugira ngo bakomeze batambe ibitambo, babone ubufasha buturutse ku mashitani cyangwa se ku majini cyangwa se kuri nyabingi, n'abandi babita ababyeyi. Allahu musta'an. Ababyeyi, ibi biginga ukabyita ababyeyi? Dutinye Allah subhanahu wa ta'ala mu buryo bwari bwo bwose. Rero ni amasezerano aba hagati y'umurozi na shitani, ko akora muri bimwe biziririjwe cyangwa se bimwe mwibangikanyamana ku kiguzi cyo kubona ubufasha bwa shitani, nayo akamwumvira. Ni ukuvuga ngo n'amajini ashyira mu ngiro, amajini cyangwa se nyabingi cyangwa se amashitani, mu nyitari yose wayita, yumvira umurozi akamukorera serivisi akeneye bijyanye nawe n'ibyo atanga. Niba atanga ibitambo byinshi by'abantu, by'amatungo, akora bimwe byose nyine aba yamusabye, nayo yihutira kubahiriza ibyo aba ayasabye. Bityo rero ntaho twahera duhakana ko uburozi buriho. Icyo dusaba Allah subhanahu wa ta'ala nuko twamusaba ko yaturinda twe n'imiryango yacu ibibi bituruka ku banyeshari no ku barozi, ndetse no ku bufatanye bagiranye n'amashitani, ndetse tukanakomeza tumwiyambaza ko yazaduha iherezo ryiza, ntitwivurugute mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yabujije, harimo kurangwa n'amarozi cyangwa se kuyemera cyangwa se kuyakoresha kubera ko ari ubuhakanyi. Allah rero niwe mugenga wa byose, ndetse ni nawe ushoboye byose, kandi ibyo tumusabye abifitiye ubushobozi. Nta kindi kuri twe uretse kwizera no kwiringira. Hadha billahi tawfiqi wa akhiri da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.